bahise baje kumutwara. Turabasuje abakurikiye Seraphim Family TV ndetse na Mahoro Family Panel. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa, reka tumwakira, ariko mbere yuko tumwakira reka dusabe umwe muri twe asenga Imana. Imana data wa twese urera kandi urakiranuka, ushobora byose, usumba byose. Amasaha dushimiye izina ryawe ryera kandi tugushimiye kutajya uduhana aho guhorana natwe. Duhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, dusengeye umukozi wawe ugiye kurivuga, umwagure, umuha imbaraga, umuha ubwenge, umuha amagambo akwiye yahembura umuntu wese uzagira amatsiko ndetse uzafata umwanya wo gutega amatwi iri jambo. Imigisha wa mahoro yawe abe muri twebwe kandi udusubirize kwifuza kuko uri Uwiteka. Tuguhaye umwanya, byose ubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka tugusuhuze kandi tukwakire ku Mahoro Family TV. Seraphim Family Panel. Nabivanze byose. Amahoro Family Panel na Seraphim Family TV. Zahuye ari ebyiri, niyo mpamvu ndi kuvugaguzwa. Ariko reka twakire umutumirwa wacu abanza twibwire kugira ngo abantu batamuzi bose babanze kumumenya. Murakoze cyane. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Nitwa Murorunkwere Micheline, ndi umubyeyi, ndi umukristo w'Methodiste Libre mu Rwanda, Paruwase n'ishuri rya Kibirizi, ndi pasiteri umenyerezwa. Yes. Ndumva ibyo bihagije. Uyu munsi waduteguriye ijambo ry'Imana kandi turizera gufashwa ndetse no gukomezwa naryo. Waduteguriye kwihe topic? Murakoze cyane. Nateguye kuri topic ivuga ngo tanga nkuko wifuza guhabwa. Tanga nkuko wifuza guhabwa. Urakoze cyane. Ndifuza ko umuntu wese udukurikiye aduhanga amaso ndetse umutima wakawerekeza ku Mana kugira ngo iri jambo ndumva rikomeye riraza kugira icyo dutumarira kandi turifuza ko nawe rimufasha. Reka tuguhe umwanya winjire mu ijambo utuganirire kandi Imana igushyigikire. Amen. Murakoze cyane. Nkuko nabivuze, umutwe w'ijambo witwa tanga nkuko wifuza guhabwa cyangwa se tanga nk'ibyo wifuza guhabwa. Uri mu ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 18. Turasoma umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 35. Ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo umugani w'abantu babiri bari mu mwenda. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itarano inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, Mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije denariyo 100. Aramufata aramuniga aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nkuko nakubabariye? Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza ubwo azamarira kwishyura umwenda wose. Na data wo mu ijuru nuko azabagira nimutabarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Akire neza ijambo ry'Imana. Turashimiye Imana. Ijambo rero ry'Imana nateguye
muraryumva ririsobanura. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Mu by'ukuri mu rugendo rujya mu ijuru tugenda tugira aho tuva n'aho tugana, ariko dufite ikibazo, abakristo abarokore bo mu minsi ya none dufite ikibazo cy'uko tudashaka kubaha Imana, ahubwo dukeneye ko Imana itwubaha, dukeneye ko Imana igendana natwe ariko ku murongo wacu, tudakeneye kugenda ku murongo w'Imana cyangwa se ukuri ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nifuje ko tuganira ku iri jambo. Rero mu by'ukuri umuntu udashobora kubaho mu kuri biragoye ko yababarira. Umuntu udashaka kubaho mu kuri abona ibyaha by'abandi, akareba abandi nabi, agatekereza nabi, ibyo akorewe uko byaba bingana kose biramushavuza, agakomereka, kandi akenshi ugasanga ni ibintu byoroheje, ugasanga we yabigize birebire. Rero mu by'ukuri nk'umukristo ujya mu ijuru ntabwo ariko bidukwiye, kuko umuntu nk'uwo udakeneye kubaho mu kuri usanga ahora atunze abandi intoki, ariko we ntafate umwanya ngo atekereze ati nakabaye mbayeho. Kandi we yakoze ikosa cyangwa se yakoze icyaha akagikorera mugenzi we cyangwa se akanagikorera Imana, usanga afite ingingo zimurengera. Impamvu nakoze ibi byatewe n'iki, ugasanga yisobanura ashaka ko abantu bamwumva cyangwa se bakanamubabarira, ariko mu by'ukuri uwo muntu ntabwo akeneye kubaho mu kuri. Umuntu ukeneye ubaho mu kuri ashyira mu gaciro, akavuga se ni gute nkwiriye kubanira abandi, ese koko ko ndi umukristo ujya mu ijuru nkeneye imbabazi z'Imana buri munsi, nakabaye nitwarana. Undi muntu udusubiye muri iri jambo ry'Imana, urabona uriya muntu, uriya mugaragu yarababariwe, ni umukire mu bigaragara, yababariwe ibintu bikomeye kandi bihenze. Amatalanto 10,000 twayagereranya n'ibiro birenze 30 na bingahe bya zahabu. Noneho ari amadenariyo 100 ubu yabaze mu banyarwanda ntabwo ashobora kuba yarenga 200,000. Ngaho ibaze umuntu wagiriwe neza yatakambye, bari bagiye gutwara umuryango w'ubuzima bwose, yarangiza akananirwa kwihanganira mugenzi we umurimo utuntu tudafatika. Akenshi rero tubigereranya n'agakiza kacu ka buri munsi, duhora tubwira Imana ngo tubabarire. Iyo turi gutanga ubuhamya bwacu tuzi kubivuga neza, dusanga Imana yaragiye dukura ahantu henshi hateye isoni, Imana ikatubabarira ibyaha twebwe ubwacu tutibabarira cyangwa umuntu atakubabarira. Ariko we kugirira umuntu impuhwe uri mu kaga, kubona umuntu wakoze ikosa kumubabarira bikatugora, mu by'ukuri biragoye. Rero uyu mugani Yesu yaciye ubisobanura neza. Birasabwa ko niba nkeneye kubabarirwa nanjye nintanga imbabazi. Rero abakristo mu minsi ya none dukwiriye kumenya kuno kuri, dukwiriye kumenya ese mbabazwa n'iki, ese ndakazwa n'iki, ese iyo mpuye n'icyo kibazo nitwara nte, ese ndababarira. Rero dukwiriye kugira uburyo twitwara nk'abakristo mu minsi ya none, tukamenya uburyo dukwiriye kubanira abandi, baba abakristo bene data tubana mu murimo w'Imana, baba bene data bakiri hanze, kuko Uwiteka yohereza umwana wa Yesu Kristo yaje gushaka babandi bazimiye, babandi bakiri inyuma. Rero ntago tubereyeho kugira ngo ducirane imanza, ntago tubereyeho ko abantu batubanira uko dushaka, ahubwo dukwiriye kubanirana nk'uko Yesu Kristo ashaka, kuko Yesu Kristo niwe romodo w'abakristo. Ariko twebwe hari abantu tubona byanze, bafite ingingo zibarengera bya bindi navugaga, agahora avuga ati impamvu nabigenje gutya ni ukubera impamvu iniye, ugasanga turamukurikiye twibagiye umurongo ngenderwaho ariwo Yesu Kristo. Yesu Kristo yaratubabariye, dufite abantu benshi bagiye bagirira imbabazi abantu babahemukiye, dufite ingero nyinshi Bibiliya itwereka. Rero twebwe kubera irari ryacu no gushaka twabyise ngo twarisobanukiwe, umuntu agagukorera ikosa akavuga ati ngiye uko meze, ariko suribuka kuri kugeragezwa. Ese niba uri ku gipimo urakivaho umeze uti? Uwiteka natugirire neza kandi adutabare. Rero uwo muntu wanze kugirira neza mugenzi we yaragiriwe neza ntago byamuguye amahoro. Niyo mpamvu mbabwira ko Imana yacu irakurikirana, Imana yacu irakurikirana bya bindi byose dukora tuzi neza ko abantu batabizi, cyangwa se bya bindi dukora ahagaragara, Uwiteka arabikurikirana. Abandi bagaragu byarababaje, batwara amakuru arindagera kuri uwo ni shebuja, yego.
rero barayatwaye bamubwira uko byagenze nawe biramubabaza cyane bituma nawe yisubiraho aramutwara amuha abasirikari bo kubana ntekereza ko yari mu nzu y'imbohe yari arinzwe n'abo basirikari kugeza ubwo arangije kwishyura umwenda we wose rero ibyo dukora bifite ingaruka ahubwo ibyo dukora ni byiza ese tuzi kwihanganira abandi ese imbuto zacu nk'abakristo ni izihe mbese iyo umuntu agukoze mu jisho ntuhita umuha urushyi Uwiteka natugirire neza akenshi rero mu mateka tubona ko umuntu utagirira abandi impuhwe nawe ntabwo azigirirwa cyane ko no muri Bibiliya birimo ko ikibo tugereramo abandi nicyo natwe tuzagirirwamo rero ibi byakabaye biduhwitura bikaduha kumenya umurongo dukwiriye kugenderaho ese ibyo nshaka njyewe nibyo nkora ese nibyo ntanga Uwiteka natugirire neza kandi aduha ubwenge rero ikindi tugomba kujya duhora tuzirikana ko Imana ibabarira 100%. Birashoboka ko hari umuntu waguhemukiye, birashoboka ko hari umuntu wakubabaje, birashoboka ko hari umuntu kwanga utakwifuriza ibyiza. Ese wowe nk'umukristo ukuriye kumwerera izihe mbuto? Ese nizo guhangana nawe? Ese nizo kumusengera utamwifuriza ibyiza? Wabona ibyiza bimugezeho bikakubabaza aho kugira ngo umenye yuko Imana ikunda bose kandi nawe mukeneye. Uko yakugiriye neza, uko yagusayuye muri biriya byose uzirikana ukibuka, ujye umenya ko nabandi nabaruko. Uwiteka nicyo yadutumye. Mureke tuba abambasaderi beza ba Kristo, tumenye ese aho yadutumye mu kazi kacu ka buri munsi, nkuko nkeneye ko databuja angirira ibambe mu kazi kandi ka buri munsi. Ese njyewe umuntu uri kunyita mabuja cyangwa se uri kwita shobuja umubaniye gute? Ese imbabazi zawe ni izihe? Imbuto umwerera ni izihe? Ese abana bawe wabyaye nturi kujya ubagira ikihebe kubera imyitwarire yawe n'imbuto uberera no kutababarira? Ese uwo mwashakanye wamaze kumanika akaboko ukamubwira ngo nkwemeye ntyo, uri kumwerera izihe mbuto? Ese ikintu cyose ntukibona nk'ikosa aho kugira ngo umwereke uburyo mukwiye gushyira hamwe kugira ngo ubwami bw'Imana bugere iwawe? Uwiteka n'ukuri natugirire neza, twige kubabarira tubikuye ku mutima. N'ukuri tureba abantu barengana aho bari hirya no hino, tubagirire impuhwe, tubarenganure. Abantu dufitanye nawe ibibazo nubwo byaba by'imyenda, tubaharire, kuko twamaze gusanga yuko uko utanga niko nawe uhabwa, akebugereramo abandi niko nawe ugererwamo. Rero dukwiye kumenya n'inyungu zo kubabarira. Ese kubabarira ni iki? Bifite izihe nyungu? Iyo ubabarira uhora wishimye, ufite umudendezo. Iyo ubabarira ntabwo uhora wumva yuko ugomba kwifata. Iyo uri kumwe n'umuntu waguhemukiye ntabwo ushaka guseka ubikuye ku mutima, kandi mu by'ukuri niba udasetse ntabwo ari uhannye, ahubwo uri kwihana. Uwiteka rero dushoboze, tubabarire, tubeho twemye, tubeho twishimye, tugire amahoro agwiriye muri twebwe. Rero iyo ubabarira ntanzi kugira nta mutima mubi, kuko nawe urababarirwa. Biba bimeze nko kujya kwakira ikintu urambuye ibiganza. Iyo uhinnye ibiganza biragoye ko hari ikintu cyaza mu biganza byawe. Kubabarira rero no kurambura ibiganza witeguye kwakira imigisha y'Imana. Imana itugirire neza. Dukeneye rero kumenya ese ni iki kizadufasha kubabarira mu buryo bwuzuye. Ikintu kizadufasha kubabarira mu buryo bwuzuye nta kindi, ugomba kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe. Nkuko nahereye kare mbivuga, mbese ikintu wifuza guhabwa ni iki? Biragoye ko ushobora kwitekereza ku munsi ngo usange nta kintu wakoze kidakwiriye. Mbese icyo kintu usanze wagikoze ubigenza uti? Ukwiriye guca bugufi, ukwiriye kumenya yuko ukeneye izo mbabazi. Izo mbabazi uzikeneye kuri abo bantu batandukanye nakubwiye tugenda tubana mu buzima bwa buri munsi, ariko cyane cyane dukeneye imbabazi ku Mana. Iyo Mana rero dukwiye kwishyira mu mwanya wa bagenzi bacu. Hose uko mpora ninginga Imana ngo ingirire ibambe, kuki njyewe ntakera imbuto nziza kuri uyu muntu wampemukiye? Uwiteka natugirire neza kandi aduha ubwenge. Tugomba kuzirikana inshuro dukenera kubabarirwa, haba ku munsi, haba mu cyumweru, haba mu kwezi, haba mu mwaka. Ese izo nshuro mu by'ukuri niyo mpamvu biri tubwira ngo tubabarire 77. Ese izo nshuro ufashe ikayi ukandika wasanga ari inshuro zingahe niba uzi imibare neza? Ese izo nshuro ujya uzibabariramo nde? Ese umubabarira kangahe? Ese imbabazi zawe nta mupaka zigira? Ariko se mu by'ukuri dufite umupaka wo kutagira imbabazi. Na wa muntu ubona yuko adahindura, guhindura nuko Uwiteka. Impamvu duhora tubabaye tutishimye, dukeneye ko abantu tubabarira bamera nkuko dushaka. Ni nabyo bihora bidukomeretsa. Ukeneye ko abantu bakubera uko wowe ushaka. Ukeneye ibyiza mu bantu. Mubabarire rimwe, mubabarire kabiri, mubabarire inshuro 7
770. Rero Uwiteka natugirire neza izo nshuro tuzibare tuziherekanije n'imigisha izajya ituruka muri izo mbabazi. Uwiteka natugirire neza, dukeneye gutanga imbabazi kandi dukeneye ko niba umuntu ashobora kukugirira neza none ejo birashoboka ko yateshuka. Ese koko niba hari icyiza yagukoreye ntiyongere kukigukorera isaba umwanzi wawe, aragukomerekeje ku buryo umutima wawe wumva udakeneye kubabarira. Uwiteka natugirire neza. Ikindi ugomba kugisha Imana inama kandi inama ikugiriye ukayumva. Hari ukuntu Imana itugira inama twavuga ati hoya mana, hoya ntabwo bishoboka, ntabwo iki kintu nacyemera, kandi mu by'ukuri wagishije Imana inama. Reka rero ikugira inama, nikugira inama yubahirize. Ntumve ko ari amarangamutima y'umujyanama wawe, ahubwo yumve ko ari Imana yo mu ijuru. Imana iradusura mu ijambo ryayo buri munsi. Imana iradusura, dufite umutima nama muri twebwe twita umwuka wera. Aratwongorera, aradukomanga buri munsi, atwereka inzira nziza tugiye kunyuramo. Nitureke rero tugende nk'abakristo, tugende nk'abakijijwe. Uwiteka bidushobozemo. Ikindi kubabarira n'itegeko ry'Imana. Ntabwo ari amarangamutima, ntabwo ari amahitamo yawe ya nyuma. Kubabarira n'itegeko ry'Imana ukwiye kubahiriza byanga bikunda. Nk'uko baguhereza umuti urura ukawumira, uri kubabara ariko ukawumira. Uyu muti rero abakristo nadukeneye kujya mu ijuru. Niba turi kujya mu ijuru mu by'ukuri nitwige kubabarira, tubabarire. Nabo wundi ubona ko adahinduka, muharire Kristo. Kristo niwe mucamanza. Ntabwo tuzi igihe asigaje ku ntebe y'imbabazi. Birashoboka ko icyo gihe asigaje ari wa wundi wagize umutwaro uhora ubabaye kubwe ategereje. Ahubwo wowe kora icyo ugomba gukora, wumvira umwuka wera, babarira. Uburakari buba mu mutima w'umupfapfa, inzika ziba mu mutima w'umurozi. Ese wowe urinde? Wowe mu Kristo ujya mu ijuru. Imana itugirire neza, tumenye icyo idushakaho. Ikindi dukwiye nyine guhora tuzirikana, ndi umuntu nk'uko mugenzi wanjye ari umuntu. Niba Imana inkoresheje ibyiza reka mbikore. Niba Satani anyuze muri wa muntu nizeraga, reka musengere, reka mwerere imbuto, reka mwihanganire. Rorera kongera kumwizera. Niba wamubikije ibanga, niba hari icyiza wamukoreye, mubabarire, asigaye ibindi biharire Uwiteka. Nicyo dukeneyemo, kuko niwe uzi umunsi wa nyuma w'urubanza, niwe uzi neza icyo yageneye buri muntu wese yaremye. Uwiteka azi mu mutima. Wowe babarira, wera imbuto, usenge. Reka gusengera abantu bifuriza ibibi, reka gusengera abantu ubabazwa nuko bateye imbere, reka kuhangayikishwa na wa muntu kwanga, mwihorere, ubeho mubabarira, ubohoke, mubabarire, wishime, mubabarire, wihimbarize Imana. Ibindi tubiharire umwami wacu, kuko ni uzi iherezo rya buri kimwe cyose. Ikindi dukwiye kubaho nyine tuzi neza yuko tugomba natwe kwigirira impuhwe, kuko iyo uhorana uburakari, uhorana iyo nzika, kutababarira, kumva yuko ugomba gushyiraho amabwiriza ngenderwaho, mu by'ukuri ni wowe uri kwikandamiza. Urimo urakandamiza ubuzima bwawe, urimo urishyira mu buzima bufite pressure, utishimye, udashobora kubohoka. Bohoka rero, wikorera imitwaro ushoboye, yindi uyikoreza Uwiteka, kubera ko yiteguye kuturuhura, yiteguye kutugirira neza. Ndakwinginze rero, wowe wumvise iri jambo ry'Imana, babarira, rekura abantu. Reka kumva yuko abantu bakwanga, reka kumva yuko ariko nawe ugomba kwizera abantu, ahubwo izera Uwiteka. Uri mu rugendo, niba uhuye n'ibisitaza, Imana ikabyemera, ahubwo yibwire ngo mfasha, ungirire neza. Kubera ko Yesu Kristo nta muntu n'umwe urageragezwa nkawe. Rero mubwire ngo ndabizi ndi kugeragezwa, ndakwinginze umfashe, mboneye, kandi umfashe mu bingerageza. Uwiteka arahari, abereye maso abantu bagambirira ibyiza, abereye maso abantu bamwumvira. Ni ukuri azakugirira neza. Bohora abantu rero, kugira ngo nawe bohoke. Isengesho ryawe ritumbagire, ubuzima bwaweho wishimye, ubuzima bwaweho uramye Imana, uhimbaza Imana. Nibyo nkwifuriza. Ndakwifuriza kubabarira, ndakwifuriza kubohoka, ndakwifuriza gukunda, ndakwifuriza gushyira ibintu byose mu biganza bya Yesu Kristo, kuko ari maso kandi ntajya ananirwa. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Nasomye umurongo 35 ngo na Data wo mu ijuru niko azabagirira nimutababarira umuntu wese mwene so mugukwiye ku mutima. Ubundi nishize mu mwanya w'uyu mugabo wanze kubabarira mwene se, narindi kujya ntekereza ntiwasanga uyu muntu yarajyaga mureba akabona wenda yanga kumwishyura afite ubwishyu. Hari ukuntu abantu bakunda kwikunda, hari ukuntu abantu bakunda kwirebaho, we
akavuga ati databuje yambabariye kuko ngewe mfite byinshi, ariko ni gute se Micheline we yabuze ayo make y'ibihumbi 200 ngo anyishyure? Ariko iri jambo nyine nico nsigaranye gikomeye, cyangwa ngira ngo n'abadukurikiye bagume gutekereza, batekereze iki kintu kivuga ngo na data wo mu ijuru niko azabagirira nimutababarira umuntu wese. Ntiyigeze avuga ngo nimutababarira uwabakomerekeje, uwabambuye, uwabakoreye ibibi kubera impamvu izi nizi. Wenda hari igihe umuntu ajudginga cyangwa atekereza ku muntu akavuga ati runaka we si wari ukwiye kunkorera ibi ngibi. Uyu nguyu ku Mahoro Family pano ubushize nayo babwiye, narabwiye ngo mwene so uwo nguwo niwe ugucumuza cyane, kuko uzi ko mugomba muhurira mu nzu y'Imana. Ariko ijambo riratubwiye ngo umuntu wese ntavangura kwa ngo umurozi ngo niwe wenda uzareka ngo wakurogeyewe ngo ntabwo wamubabarira, kubera yuko hano ho nta mafaranga nyine byavugaga, babaye specific bavuga ku mafaranga. Ariko ntabwo bavuze ngo uzababarire wenda w'amafaranga 100, ubabarire w'ibihumbi 10. Bavuze ngo umuntu wese ubabarire, wa wundi ujya mu mwuka, abandi ubihorere, cyangwa ubabarire wundi kuko wari umusinzi wenda yagututse yasinze, undi nurangiza umureke. Nabitekereje usanga nahise nibuka hari umuntu wigeze njya mu idene, sinjye yarigiye mu tugiye mu idene, nkajya numva kumubabarira byarananiye kuko yari umucuruzi, yari afite amafaranga ku buryo bugaragara, musuri we ngasanga afite ubushobozi. Kumubabarira birananira. Mu bintu byanshatse umutima wanjye n'uyu munsi mbyiyumvamo, nagiye hafi yiwe, ntabwo ari mu intara, n'ahantu kure, nagiye mu kazi, mbwira umuntu twari kumwe ngo umuntu utuye hariya ndamuzi, arambwira ngo yarapfuye. Ambwira ko yapfuye aguye mu mpanuka muri Tanzania, n'ubundi yagiye mu bintu bya business. Numva ngize umutima uhagaze, ndavuga niko nanze kumubabarira akiriho, ubundi bimariye iki ko mubabariye yarapfuye? Kandi mu bintu bikomeye byatumaga ntamubabarira, naravugaga ntaya mafaranga turimo ntiyayabuze ngo yatwishyuye. Numvaga nyine ari uko atari inyangamugayo, nkumva rero kubabarira umuntu utari inyangamugayo nta kintu ntago yasabye imbabazi, the police ntiyabuze ubwishyu. Nubwo data wo mu ijuru ngewe ari kumaza kutubwiriza, data wo mu ijuru we atubabarira ntacyo yitayeho. Amaraso ajya kuyamena, ajya kumusaraba kubabyizera, yagiye hatavuze ngo ngiriyeho abagore b'abasirimu cyangwa ngiriyeho abagore batari abasirimu. Nigeze avuga ngo ngiriyeho abagabo barebare, ntiyavuze ngo ni umugabo ufite umugore umwe cyangwa ufite benshi, kuko buri munsi amaraso akiza buri muntu. Icyambere aheraho ubundi, ni nayo mpamvu iri jambo ntekereje, abize Bibiliya wenda bazongera badusobanurire cyane nabo, ntekereje Kristo we yarabanje aratubabarira. Ni twebwe tubivuga abarokore, ntabwo twiyobewe mu byaha twavuyemo, ntitwiyobewe nk'uko wabivuze ubu bitubamo ni bwinshi. Ariko buri munsi iyo tuje dupfukama imbere ya Kristo tukamubwira ngo mbabarira, akambabarira ibyaha, nibyo bifite igiciro kinini nk'ibi twasomye bigereranwa na zahabu. Ariko twe kubabarira umuntu kuko yakuvuze, kubabarira umuntu kuko yanyambuye, kubabarira umuntu kuko mutuma, nimba ari n'umwana nk'uko twabibonye, nimba ari n'umwana kuko mutuma akabasuzugura, kumva ko n'umwana nzabanza mukubite inkoni nyinshi, guhana bibaho. Ariko nkumva ko kumubabarira bitari hafi, ni ikibazo. Ariko urakoze cyane, icyama Imana ikatugirira neza, icyama Imana ikaduha iri jambo ryitwa kubabarira tukaryumva mu buryo bukwiye, kuko rimwe na rimwe nyine gitumye mbivuga, tubabarira muri kondisiyo. Turabanza twebwe tukareba nk'abantu tukavuga tutari ko buriya uyu ko ngiye kumubabarira, buriya ngiye kumubabarira, reka tuvuge ku mafaranga, niyari sensible, niyo abantu bumva cyane. Uyu muntu ko ngiye kumubabarira, ndi kumubabarira yabuze ubwishyu. Aha hantu natuhagaruke abantu tuzaba bapfapfa, ngo tuvuge ngo ngo abandi b'imyenda bose ngo ngiye kubabarira, ngo sinzosubira kwishyuza, ngo niko bavuga butumwa bari kuri Seraphim Family TV cyangwa ku Mahoro Family pano bavuze ngo ntuzongere ngo kwiruka ku myenda ngo babarira. Ntago ari iki dushatse kuvuga. Hari umuntu nyine bigeraho ukabona ko atazakwishyura, kandi nanone hari n'igihe kigera nk'uko wabivuze, umuntu kuri mwenda ugatangira kumusengera ngo yacuruzaga none yanze kunyishyura. Ibyo aya masengesho abarakore turayagira, ngo umuhombye Mana, ngo ntakongera kugirira ubwiza, ngo ntakongera kubona ineza imbere yawe, cyangwa yahinguka mu muryango w'urusengero
cyangwa yahinguka mu muryango aho mwasengeye ugatangira gutekereza ati usuruye warajyahe wenda rimwe na rimwe hari n'ubwo utamwegereye ujye kumwishyuza umwereke. hariho abantu batari inyangamugayo, hariho abantu batishyura, harimo abantu baduhejeje, harimo abaguhejeje nawe uri kubyumva, ariko nayo nkubwire ngo nabyo bikwiye kuragizwa Imana. uyu mugabo wanamwe igihe ikintu gikomeye yari azi guca bugufi, yarajya apfukama imbere ya shebuja aramubwira ati ni ukuri nzakwishyura. ntiyigeze amubwiramo ijambo rivuga ngo narayabuze, nta narayabuze yashyizemo, nta jambo rivuga ngo uranyishyuza iki. yapfukamye hasi ngo aramubwira ngo databuja nzakwishyura. ni nka kumwe tugenda tubwira Yesu ati ndabyemera. abakatolika baravuga ngo rwose ibyaha byanjye. rimwe na rimwe hari igihe abantu bavuga amasengesho twaba tuyasubiramo tutumva ibintu tuvuga. rwose ibyaha byanjye ndabyemera. yaba baturimwe imyenda bari bemeye imyenda yabo tukabona aho duhera tubababarira. iyo abanyabyaha bose bari bemeye imyenda barimo Kristo yo kumwakira, abo tubwiriza buri munsi bari bemeye imyenda yabo bakavuga bati umwenda nkurimo Kristo uyu munsi ndawakiriye ncishijwe bugufi imbere yawe, nje kukubwira ntingirira impuhwe, byatunezeza kurushaho. Imana iguha umugisha. nanjye urabizi nkunda kubwiriza, ntabwo nagenda nkabwiye abantu icyo numvishemo ko nkwiye kugira imbabazi umuntu wese, kandi nanone uko ntera intambwe nanjye imbere ya Kristo mubwira ngo mbabarira. nanjye ko yambabariye ibyaha byanjye byose, niki cyananira kubabarira bagenzi banjye. Imana ishimwe, bari guha umugisha. ndumva binejeje cyane, kandi icyampa Imana ikaguma kutwambika imbaraga zo kubabarira, zo kubabarira. hari aho twagiye tuva. iyo umuntu yirebyeho nk'umunyarwanda, iyo umuntu yirebyeho nko mu rugo rwe, iyo umuntu yirebyeho nko mu mutima we, ushobora kwireba ukabona hari intambwe wateye yo kubabarira, ariko ntabwo byarangiye, kuko n'ibitugerageza ntibijya birangira, bihora bigenda byisukiranya umunsi ku munsi, kimwe kirarangira ikindi kikaza. kubabarira ni urugendo, wabivuze. kubabarira ni ubuzima, kubabarira ni imibereho. nk'uko n'ibibazo twamaze kubona ko ibidutera kurakara, bidutera kubona ko abantu badashobotse birahari, natwe bishobora gutuma abandi babona tudashobotse birahari, ariko tube mu buzima bwo kubabarira abantu, bitume duhora duseka, duhora dufite umunezero. Imana iguha umugisha. ndumva wasenga Imana kugira ngo dusabire Imana imbaraga zo kubaho ubuzima bubabarira, ubuzima bwumva ko icyo Kristo yadukorera aricyo cyari gikomeye cyitwa kutubabarira. nta kindi kintu gihari tureba cyatuma tutababarira bene data cyangwa tubana amahoro. ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, ngo n'inzara, ngo n'ubukene, ngo niki? ni amafaranga batwambuye ashobora gutuma tubareba nabi? hoya. ni nuko batatwishimiye? hoya. ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uduha izo mbaraga zo gutuma bene abo ngabo tubasengera. kandi mu gusenga tubasengera tuvuga ngo uwite ujye ubahindura, imvura y'imigisha ibamanukireho bahinduke. bijya biba byiza iyo ubonye umuntu utigeze witega ko azaza kugusaba imbabazi, aho kubwira ati nje kugusaba imbabazi, ukamubwira ati njye narakubabariye. nta rubanza numva mu mutima, kandi ubikuye ku mutima. nta kintu kiryoha nkajya. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. reka dusenge. turagushimye Nyiringabo Imana, turagushimye ko wagennye uburyo abantu babonamo ubutumwa bwiza, bwabongereramo imbaraga, bwabahindura. turabizi neza ko ijambo ryawe ari ukuri, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ukuri, rirarema, ririca kandi rigakiza. turakwinginze rero ngo iri jambo rigwe mu mitima yuzuye umwuma, kandi iyo mitima ihembuke, maze dukomeze kubona umubare w'abakizwa, dukomeze kubona umubare w'abafite ubuhamya bwiza, dukomeze tubone umubare w'abantu bahindutse mu buryo bugaragara, kandi ni ukuri izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. mubyeyi w'amahoro rero, turagushimye ko uri kumwe natwe, turagushimye ko ubereye maso umurimo wawe, turagushimye ko mwami abantu bagiye kubabarira, bakarambura ibiganza byabo, bagaheba, bakarekura. nabo Nyagasani hari ibyo bari bwakire biturutse mu kuboko kwawe kwiza. ni mu izina rya Yesu musabye neza, birakoze. Amen.